Mwita igitangaza, Munyakazi, umwami w'umuziki ndetse n'andi menshi agiye atandukanye kuko yakoze ibidasanzwe cyane ku muziki nyarwanda ndetse kugeza n'ubu akaba agifite izina rikomeye cyane. Uwo nta wundi ni Bruce Melody. Nyuma y'iminsi hawiwiswa yuko Bruce Melody ashobora gutaramira muri Stade Amahoro ndetse bigakomeza kuvuga yuko label ye ya 155 AM yabiri mu nzira yo gutumira Chris Brown akaza gutaramira mu Rwagasabo bakazataramana. Yavuze ko ibyo ari byo bari kumutsindagiraho ndetse anashyira umucyo ku myinjiri y'abamotari mu gitaramo yakoreye muri Bika Arena mu mwaka wa 2021. Aha wageze ni kuri Biga Media. Ngira ngo niba utarakora subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro byiza bihanyura umunsi ku wundi. Hari ku itariki ya 6 Ugushyingo umwaka wa 2021 nibwo Bruce Melody yakoze igitaramo cy'amateka kuri we aho yizizaga imyaka 10 ari mu muziki. Ni igitaramo cy'imbaturamugabo cyabereye mu nyubako isanzwe iberamo imyidagaduro ya BK Arena iherereye i Remera mu karere ka Gasabo. Abahanzi batandukanye bari batuye muri iki gitaramo harimo Aline Sano, Papa Cyangwe, Bulldog, Mike Kayihura, Itorero Inganzo Ngari, Christopher, Niyo Bosco ndetse na Riderman. Muri iki gitaramo hinjiyemo abamotari batari bake bari bambaye impuzankano zabo, byatumye benshi bavuga ko Bruce Melody yaba yayisunze abamotari kugira ngo yuzuze iyi nyubako ya BK Arena ubusanzwe idapfa kuzuzwa na buri wese. Ubwo yari mu kiganiro Sunday Choice Live, Bruce Melody yavuze ko abamotari binjiye mu gitaramo cye bari bishyuriwe n'umujyi wa Kigali mu rwego rwo kubashimira akazi bakora ka buri munsi mu mujyi wa Kigali. Mu magambo yagize ati abamotari nabahawe n'umujyi wa Kigali kandi bose bari bishyuriwe, bari abantu nk'abandi, nuko wenda bari bambaye impuzankano zaba abantu bagatekereza yuko ari njye wabishyuye kugira ngo mbashe kuzuza BK Arena. Bruce Melody kandi yakomeje avuga yuko ku gitaramo ari kuvugwamo kuri Stade Amahoro yemeza ko ari ahantu heza cyane ndetse atewe ishema no gukorera, ariko atabifite muri gahunda ahubwo ari ibintu itangazamakuru rikomeza kumutsindagiraho. Mu magambo yagize ati muragerageza kubintsindagiraho, gusa uyu mwaka mbaye nagikora ntabwo naba ngeze iki gihe ntarabitangaza. Ntabwo ari umushinga mfite, ni ibyo abantu bavuga, ntabwo ari ibintu napanze kuko hari ibyo nanjye ndimo kandi biri kunsaba akagufu gakomeye cyane. Yakomeje agira ati birashoboka cyane ko gukorera igitaramo muri Stade Amahoro cyane ko ari yacu, dufite abantu benshi batabona ubushobozi bwo kwishyura biriya bitaramo bihenze. Ubutumwa aheruka gushyira ku rubuga rwa Instagram hashyirwa ubutumwa bumara amasaha 28 mu mezi make atambutse. Bruce Melody yagize ati tekereza iyi Stade Amahoro nziza cyane yuzuye abantu, igitaramo amatike yashize mbere, amena. Ibi ngibi akaba ari byakomeje kugarukwaho n'itangazamakuru bavuga yuko yaba ari mu mushinga cyangwa se yaba ari gutegura igitaramo gikomeye hariya muri Stade Amahoro, ariko akaba yamaze gushyiraho umucyo avuga yuko ibi ngibi bidashoboka ndetse ko atari ibintu ari guteganya bya hafi. Ndagushimiye cyane we tubanye, ngira ngo niba utarakora subscribe kuri Biga Media kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro byiza bya buri munsi. Mwari muri kumva nk'abandi mugisha Fabrice umungu w'Imana n'abantu nk'abimfura cyane ndabakunda. Ciao ciao.